genda uruhangara amanywa ndiruhangariza ngoga ndiruvudugana iminego mu nteko mfotora induru umugome yaje yigaragambye agambire gutsinda n'ubundi asanganiye urugamba uwo ni izina bwira izina ryawe utabeshyize ubwo naryumvishe kwa kundi ubundi wakana ko mu jisho nkagira isoni ibyo bintu narabikomeje uramutse twishyura inzu ntabwo wazajya ubura ahantu haza kurara none se wavutse ku giti umva mana ndashaka kumenya nimba mfite papa cyangwa nawe mfite ingimbi shiri birabira ni ego umukobwa mwiza ashaka kwiga gitari na piano ashaka n'ingoma zazimwigisha ntabwo mushaka kunsobanurira ntimushaka kumbwira icyabicajije mu nzu yanjye ngiye kuzana inkoni y'igiti nimutavuga ndazana iy'icyuma reka nze mbere kuko intama zambara Wow. Nah, we can't sit. Oh, no, it is. ntabwo hagoye kuhamenya kabisa harabibukise nahise ndabona wambaye neza ni weekend ni relax muri weekend very relax ndabona neza tuta karibu yangu wambaye neza ariko ndabona ngiye kuguheza neza kabisa wambaye neza ariko ndahita nguheza iyo ngofero nabibonye hano nanjye hano weekend niko biba bimeze naho mugiye guhita mugura muragurana cyangwa araguhera ariko kugira ngo nyine nayimusigira mbese ureba uriya mupira yambaye birajyanye neza birajyanye wamugana azajya kwitaho Nike mu t-shirt afiteho Nike ingofero hano ntabwo hayoberanye neza ukuntu wandangiye neza mbese mbona ntabwo hayoberanye hafi y'umuhanda ibintu byose ni hafi weekend imeze gute se ni sawa always nanjye nabanje mu gasiporo urabizi kuwa mbere aba ari akazi ubwo se siporo aya masaha nagenda gake gake naje n'amaguru buriya ntabwo nigeze ntega kwiruka amasaha yari yarenze nagiye gake gake uhita uteka ese wakakira imishyitsi twakiriza iki igihari koga mwiza nk'amese ikintu mwanyakiriza cyose nacyemera rwose inzira asa neza irasa n'irimo ibyiza gusa shabimo kambe nkuha akamasaje ko mu mutwe nibwo twakuvuye gukora siporo relaxing aricyo nta kibazo rwose umeze bite se shuri ni sawa umeze neza utuye ahantu heza kwezi ari ngukumbuye warigiriye cyane negera imbere cyangwa nzamuha umusego egera ugaciye gutya akamasaje kaba ari sawa cyane umeze bite se ibintu ni byiza rwose uzi ko mise numva nasinzira neza ni ukuri none se weekend se yagenze neza twahirukanaga icyumweru gishize icyo cyumweru tutigeze tubona none se so muri bizere ngende mu
ni akazi kenshi nyine ariko buriya no kwihangana nta kundi ariko uyu munsi nanjye numvaga sinyuri burote ugera kabisa umva utari bwice nungutse ku muryango ndavuga nti nk'ubu nsanzwe udahari kuko nagenda ariko mbonye unkinguriye ndavuga nti nari nkeneye aka kantu kabisa kakamasaje shana nubwo nzi kumaza gusa nyine ndabikunda mba numva nyine mbaye bizi byari se kunkoraho gusa birahagije ndumva ari byiza cyane keretse ubwiye ahari buri gihe mvuye nko ku kazi nkagira cyane kwazanye inyishyura bikareka ntabwo ariko kazi kanjye nyine ni ukugira ngo relaxing umuntu iyo yakoze siporo ubundi biba bikeneye gukora akora massage nubwo ntabizi nyine tu Rubere kwishise byagenze gute byagenze neza nawe byagenze neza byagenze neza mwese wasanze bataragusize oya ntabwo ari cyane kubera ko nemeye gusubiramo umwaka nyine wa 4 none se ko hari ibintu twigeze kuvugana twavuze ibintu byinshi gusa ni ibiki kwa kundi nyine ngenda tuganira iyo turi kujya ku ishuri ese ntabwo ubyibuka ntabwo mbyibuka nyibuza mba tuvuga ibintu byinshi pe nibutse ntabwo mbyibuka wavuze ko uzajya uba umwana mwiza kuri njyewe se warabyibagiwe mbese mba umwana mubi none se bya bindi se twavuganye se ubu nta bintu wibuka tuvugana koko ntabyo nibuka rubere nyibutse ntabwo mbyibuka kwa kundi ubu ndeba akana ko mu jisho nkagira isoni rubere ibyo bintu narabikomeje narabikomeje rwose njye nakubwiye ko ariko ndeba ubwo nimba ushaka njye ndeba sinzi ukuntu ushaka ko nzajya ndeba mbese nta bintu by'urukundo ugenda wiyumvamo kuri njyewe ariko ntabwo ubona yuko umaze gukura kuko uracigira umwana natinze kugera muri kabisa ko mwari utuntu twiza cyane Tesi Tracy yashize Nidona yashizemo na Hennessy ntayo ko numva nakigira biteta oya numva Frigo iri guhamagara ireba Yesu turasetse so turakwakiriza iki ko numva ibintu byose byashize nta kibazo ariko umushyitsi mwiza ni ubuzima nimba mufite umwana hafi twamutuma hari ikibazo se reka nkohereza amafaranga kuri telefone nikamuhamagara wa muntu uje tuzanira aze tubamwishyura nta kibazo siyo nta kibazo shawe ihangane ntabwo narinzi nta kibazo rwose ariko umusore umeze gute kurelaxinga sibasi cyameze neza ni ukuri sinzi pe ndumva nuko ndi kukubwira ngo nzajya ngaruka buri nimugoroba aho ukambwira ibintu bitumvikana buri nimugoroba too much of anything is bad ntabwo byaba buri kintu ntacyo nibura tuzagire kabiri mu cyumweru basi sibyo so ufasha no oya ntabwo ari abonema ndi gusaba okay nta kibazo ariko ni okay none se ntabwo nkunda kuko ngenda gukunda rubere njye ndacyari umwana kandi nawe ibyo narabimbwiye ahubwo sinzi njyewe nanjye utangiye kujya untera isoni niba ibintu uvuga utajya ushobora kubisubiramo ntutere isoni se gute sinzi ko turi inshuti bisanzwe wazajya ituma nijyana ku ishuri njyenyine nawe kwijyana tugahora tugarutse rubere wabaye ubwo ngubwo se bikagenda gute noneho ugiye kubimbwira niba unkunda cyangwa utankunda oh la 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 c'est la minanga cyane ihangane natinze ese ubundi rubere nshobora kuba nabyitangije ni uruhe rukundo uri kuvuga aha ndabibura dukoze cyaza atatereka hasi aragura kandi
ntabwo nawe twabyemera ndabibonye ntiwihakane ni ukuvuga so ngo ubonye araje kubera ko kandi mubaye ndikunda. ciyazi nkahita nereka hasi mukanywa ntabwo mukanshura biba wenda gura kandi ka oya ntabwo tugucuze ariko bitumaho twese duhita tumva tukabona gutereka hasi Oh. rero iyo ushyize hasi reka mbereke ndabyemeye ciyazi akantu barakazana ciyazi nageze ngo ugiye kubona nta somo ry'ubuntu ongera ndebe ni ukuvuga ngo buriya ikosa ntaribonye kandi umugabo n'uwemera amakosa Ntabwo akanayakosora aka gakokiteri ariko kameze neza umva kameze neza cyane bakora ahantu tujya tugakura shaka turakonje mu buzima kameze neza rwose shatse se wewe siko na buri mwashizemo nayo ariko turabavuga si ibintu byose ni gute bishinzwe tugomba cyane ntabwo twabikiramo abonema ya TV ariko ibyo ni ibisanzwe ibyo ni ibisanzwe twajya twirirwa ahangaha nta kintu turi kureba ntabwo twabishobora ariko twaza kuvugana nta kibazo Cyumuhobera ariko cyumuhobera mama ataraza naza tumeze nk'abantu tutumvikana sibyo ugize isoni ntabwo nzongera noneho kuguhobera utabishaka wowe uzajya umuhobera nanjye ntabishaka Bobo ni umwana mwiza nasa ni ukuri urakoze cyane umwana mwiza kumenya nyine buri kintu cyose kiri gushoboka tuvuga ngo ukigura ariko nta kibazo none se ese niba usanga umera iyo Imana ikugiriye ubuntu nawe ugomba kubusakaza ku bandi rero uba ari ifaransa merci neza nzamushakira agasaka neza cyane uzashakira agasaka urakoze urakoze ntagakora cyangwa ngo usigire iyi ngiyi ntacyo akupima nisanga igukwira ndabikora reka nose se akayereka ko mwira umva nyine mubwire I'm serious about what I'm going to tell you nizere ko uribuze kugira nyine nk'uko mbikubwiye sibyo nyine hari umuntu badufashaga ariko ndumva nshaka kumusimbuza badufashaga nyine mu buzima busanzwe ibintu byose nyine bisanzwe bwizagara y'ikintu nta kintu na kimwe gihari ubyumva yuko nyine ari igisebisebe yabafashaga muri iki suku yadufashaga nyine mu bintu bijyanye n'urugo kumenya yuko ikindi cyashize kwishyura inzu ibintu nyine nk'ibyo urabizi yuko ubuzima busanzwe umuntu akenera amafaranga sibyo nyine mbona namugusimbuza ubaye nyemerera kuko nyine uri umwana mwiza ntacyo ukazajya uza uba birushye nyine nawe ukisanzura nta kibazo ntacyo tuzabiganiraho ibyo turacyafite umwanya niko ko mumbona se mugakanura amaso niko rubere mwiriwe mama ko oya ntabyo kwirirwa nkirirwa se ubu ntundeba reka nta n'isoni niko ko ibi nabyo murabyiga mu ishuri oya amasomo yagenze neza yagenze neza koko yagenze neza mbonye mwarimu uriho muramukanya ese bimwe yamusabiraga ko ari ukugira ngo agumye kube hafi yagukunde za I love you numvishe niba ari I love you niba ari I love you niba ibintu nk'ibyo ngibyo bidashinga bitabyina rubere ntabwo naguhaye ikaze nk'umwana mu rugo aka kanya se urabyibagiwe wihangane ntabwo ari ukugucyurira urumva neza ntabwo nzongera ariko ndavuze ngo sinzongere gusanga municaranye gutya kobwa umufate nka mushiki wawe uranyumva neza kobwa nawe rubereti umufate nka musaza wawe haguruka rubere haguruka nkwereka aho wicara hariya ibintu byo gukururana byo guhoberana by'ibiki n'ibiki mwatangira aka kanya mwaziga imyaka ingahe mbasabye kubana nk'abavandimwe urumva kobwa urumva rubere mutazagira ibindi munzanira rubere tinagufashe nk'umwana wanjye kobwa nawe urabizi ko uri umwana wanjye nibyari mwanyumvise neza
n'undi munsi sinzongere kumva ibiganiro nk'ibyo mbasanze cyangwa kubasanga nk'uko mbasanze. dufitanye gahunda noneho ubwo turakomeza tuvugane izo gahunda zose tuzazishyira ku murongo. Njye reka twerekeze. nawe ntabwo ari ngombwa ko mukurikiza kuko bari hanze bari ahubwo Sawa. Iyo hano gusa. Wowe Rubereti, nzongera kugusanga mu kiganiro nk'icyo ngusanzemo na Kobwa. Amahirwe yawe do azaba arangiye. shati si cyakoze n'undi nacegeneye naje ku muryango ndakumviriza ibintu byose mwavugaga ubu mukobwa cyakoze uzi ubwenge Umva mukobwije. Ubundi se nta n'ikintu nakoze gikaze. Uriya yageze no mu biganza byanjye ubundi arahakana iki? ikintu gikaze none ibintu byose yego nzabikora akantu kose Yego ine. Ase ari nawe ari wowe waje ndakumasa nk'uko ari ibiki. Ahubwo utabikoze banza ntabwo woroshye. Gusa wa mukobwa nawe ntabwo woroshye. nakoze Ni wo Yesu wanjye. Mukobwa harya wahereye kuki? Nido yashize. Je yashize. Ngaho wayini ngaho bnemo. Asa muri yacana ntabwo bigiye kubona kumira hano. nari kumubwira ko nabyibagiwe cyangwa ntarinzi ko wayiguze none kwidefanda bibereye we Gusa mwana ni umwana mwiza w'ikintu cyose ubuze. Nta kibazo mva uriya we arahagorewe. Nati sobaza azasanga yasandaye. Harya kangahe babarira. Akira akazi k'uyu munsi kararangiye. Anjyane mpeke utwara nkandi kuri telefone n'ibyambere. kandi niho biteye